kandi nongere mbabwire, ntuzigere utakaza umuntu ngo nuko wamwitwerereje ntagutwerere, wenda ntiyagutwereye mu bukwe, wenda ntiyakugemuriye, wenda ntiyagutabaye. Reka mbabwire, isi ni nini nubwo tuyita ntoya, kandi ubuzima bw'umuntu ni igitabo kinini. Umuntu ashobora kutaza kuri paje ya mbere akazaza kuri paje ya 15. Ntuzigere utakaza umuntu ngo nuko warwaye ntagusure, ngo nuko ngo hari ibyago wagize ntakugereho, ngo nuko wamwitabaje ntagutabare, namwatse amafaranga ntiyayampa, naramugujije ntiyanguriza, nagize gutya ntiyagira gutya. Ntuzemere kubura umuntu mu buzima bwawe ngo nuko atagutabaye muri ibyo bihe. Umuntu ashobora kudakora none ariko akakora muri ejo hazaza. Haleluya. Ntuzigeraho na rimwe wemerera Satani kugutwara abantu ngo nuko hari ibihe bimwe na bimwe utababonyemo. Buriya mu gitabo cy'ubuzima bwawe buri paje ifite amateka yayo. Buri muntu afite, abantu bose ntago bazakorera kuri paje imwe. Buri muntu wese afite paje azakoreraho. Birashoboka ko muri uyu mwaka paje yawe Mutesi atazayikoraho, ariko mu myaka 5 izaza Mutesi ashobora kuba hari paje azakoraho mu gitabo kigize amateka y'ubuzima bwawe.